Oh yes rero nawe ngoreje ikaze hano kuri YouTube channel yacu aho tuba turi kwiganirira siporo buri munsi uko amakuru agenda aboneka rero niko ngenda nyakugezaho nizere ko nawe rero wamaze gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero fatirana igihe n'iki ngiki ugize amahirwe ubonye ino video rayifunguye, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana uko amakuru agenda aboneka akugeraho nawe gatanu kuri gatanu. Suje kandi mwebwe mwese mutugaragariza ko mudukunda kandi mudukurikira, abari hanze y'u Rwanda ndetse namwe muri mu Rwanda ndabasuje cyane, mbateye yambu mbifuje kugira ubuzima buzira umuze. Uyu munsi rero aka kanya mureke tuganire ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero iri mu biganiro n'abakinnyi benshi ndetse iri gushaka n'umutoza ugomba kuzayitoza mu mwaka utaha w'imikino, dore ko yagize sezo itari nziza habe na gato mu mwaka w'imikino twasoje ejo bundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Rayon Sport rero yageze ku mukinnyi w'umurundi nawe turaza kumuganiraho, ndetse Rayon Sport iri ku muzamu ndetse na myugariro, by'umwihariko abari bari gukina mu ikipe ya AP Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu. Rero ikaba Rayon Sport igiye gusahuramo igatwaramo babiri beza cyane. Bana nanjye rero muri aka kanya twumvane aya amakuru agezweho muri Gikundiro, Isaro ry'Inyanza, Rayon Sport nandi mazina menshi mugenda muyita nk'abakunzi bayo. Nyuma rero yuko yaho Rayon Sport itandukanye n'abakinnyi bagera kuri batanu barangajwe imbere n'umunyamaroc Youssef Lab, umurundi mvuye kure Emmanuel Manu, wakaza Alain Paul Gomis na Agogo Kamara. Abo ni bamwe mu bamaze gutandukana na Rayon Sport. Rayon Sport rero yahise yirukanka ijya ku isoko cyane, ku isoko iriyo cyane, ndetse twibuke ko na Muhire Keve yamaze kuvuga ko atazongera amasezerano muri Rayon Sport. Rero Rayon Sport yahise ibita mu gutwi bifata serie ijya mu gihugu cy'u Burundi ikurayo umukinnyi ukomeye wabaye MVP cyangwa se umukinnyi w'umwaka muri shampiyona y'Abarundi Primus League, aho yaje kuba yegukana igihembo cya miliyoni y'amafaranga y'u Burundi bayita Fra Burunde. Uwo musore rero ikipe ya Rayon Sport yamaze kumvikana nawe, yakiniraga ikipe ya Vitaro ndetse yari na kapiteni. Uwo nta wundi bamwita Niyonizeye Fred, wabaye umukinnyi mwiza muri shampiyona y'u Burundi muri sezo 2023-2024. Rero yemereye ikipe ya Rayon Sport kuzesinyira amasezerano y'imyaka igera kuri 2. Amakuru rero yizewe atugera no kuri channel yacu hamya ko uyu mukinnyi ukina hagati mu kibuga yemeye kuzasinyira Rayon Sport amasezerano y'imyaka 2 kuri miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akazajya ahembwa cyangwa se afata umushahara w'ibihumbi 900 buri kwezi nibyo bazajya bamugenera ibihumbi 900. Icyakora rero uyu mukinnyi ntabwo arakira umukono ku masezerano kuko Murera itaramuha amafaranga ye, bamaze kwemeranya izo miliyoni 17 ntabwo ziragera kuri konte y'uyu Niyonizeye Fred. Nubwo rero bahanye ayo masezerano, uyu mukinnyi azeyerekezamo ari uko yamaze kwakira urwo rufaranga bamaze kuba bumvikana. Kindi kandi ikipe ya Rayon Sport Gikundiro ikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo igerageze kuzaba ifite ikipe nziza, kuko uyu mukinnyi yiyongera ku bandi bagikomeje ibiganiro nk'uko nabikubwiye mu ntangiriro, harimo myugariro wa AP Football Club. Wo nta wundi ni myugariro uca ku ruhande rw'ibumoso bamwita Ishimwe Christian. Ishimwe Christian aje guhanganira umwanya na Bugingo Hakimu. Ese ninde uzajya ubanzamo? Ndetse n'umunyezamu wa kabiri wa AP Football Club nawe mu muryango wekeza muri Rayon, amahirwe hageze hejuru cyane ni 90% kuba uyu Ishimwe Jean Pierre aka Mario nawe yasinya muri Gikundiro Rayon Sport. Rero aba ni abasore bose ikipe ya Rayon Sport iri kuganiza bagomba kuva mu ikipe ya AP Football Club. Rero Rayon Sport kandi ikindi kirimo nuko
uwo bita Ganijuru Ishimwe Elia wari wamaze gusezera ku Bareyo yasabye release letter no munsi yakubise imfukamiro hasi asaba imbabazi ati mumbabarire naribeshye baranshutse barankoresheje gusa ndashaka kuguma muri Rayon Sport mungiriye ikigongwe nongere andi masezerano. Uyu rero Ishimwe Ganijuru Elia byavugaga ko agiye kusinyira ikipe ya Police Football Club gusa byaje kwanga kuko yasanze nawo bahurije mu mafaranga ahitamo kwigumira nundi muri Rayon Sport. Rero ari gusaba imbabazi retired Jean Fidel Uwayezu, retired captain perezida wa Rayon Sport Football Club. Ngarutse kuri uyu Niyonizeye Fred rero murabyibuka neza niba mwarakurikiranye yakinnye cyase yagaragaye mu mukino wa gicuti wahuje ikipe ya Vitaro n'ubundi akinira cyangwa se yakiniraga mu mwaka ushize w'imikino na Rayon Sport mu kwitegura umwaka ushize w'imikino yagaragaye mu mukino wa gishuti wahuzaga ikipe ya Vitaro na Rayon Sport. Ikindi kandi Rayon Sport ngo iri mu biganiro n'abatoza babera abatoza ku mugano w'Uburayi bagomba kuza gusimbura Julien Mente utaragerageje gutanga umusaruro yari yitezweho ubwo yafataga ino ekipe, dore ko ikipe yakomeje kuyishyira ahabi aho yaje gusezerwa n'ikipe ya Bugesera muri Peace Cup se mu gikombe cy'amahoro ku giteranyo cy'ibitego 2-0. Rero bagahita bavuga ati uyu umutoza ntashoboye ntago twakomezanya nawe, agomba kwerekwa umuryango ubundi tugasinyisha umutoza ukomeye uje guhangana n'ikipe ya APR Football Club, dore ko APR Football Club nayo iri mu biganiro bya nyuma n'abatoza bakomeye cyane twagiye tubagaruka no kuri cano. Niba utarabumvise jya hasi mu biganiro birimo twavuze ku ikipe ya APR Football Club tuvuga abatoza iri gushaka ndetse n'abakinnyi. Rero Rayon Sport nayo irashaka kwiyubaka ngo ibe ari ikipe izaba ihangana mu mwaka utaha w'imikino, turebe ko yazongera gusohokera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bana natwe rero buri munsi uko makuru azajya amanuka uzajya uyabona mu ba mbere. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na komenti kugira ngo tujye tubana uri munsi 5 kuri 5 hano kuri News All Rwanda. Ni YouTube igenda ikugezaho amakuru menshi by'umwihariko mu mikino ya hano mu Rwanda iwacu mu Rwa Gasabo tuba tuharyamye 5 kuri 5.